babatoza kumenya Imana bakanabatoza kuzaba ingirakamaro z'igihugu, kuzaba umukobwa muzima, kuzaba umugore muzima. Usanga umwarimu hano birenze kwigisha, dufite abarimu babafasha abana mu bijyanye n'iyobokamana, ahubwo niwo mwanya wo gushaka uburyo wowe ubwawe wakihesha ishema ndetse n'ababyeyi bawe. Buriya inama ikomeye iruta izindi, hano batojwe gusenga, ni ugukomeza basenga. Rero iyi graduation ni igisobanuro gikomeye ku buzima bwanjye ko hari intambwe imwe ndangije. Ababyeyi benshi bifuza kurera hano kuko hari indangagaciro z'umwana w'umukobwa ubereye u Rwanda. Sagize mpashidikanya ko uburere, umuco, ubumenyi mvuye ahangaha bizamfasha kugira ngo mbashe kubaho neza muri ubwo buzima bushya ngiye gutangira. So rero urumva ni igihe cyiza cyo kuba nitegura nduvuka, dore yuko tuba tuvuye nyine mu bintu bitoroshye, ubundi amanota yose nkahita njya kwiga cyo kintu nyine numva kuri ngiye kihutirwa nyine kurusha ibindi byose. Nizikubyinirwe amajwi meza nakuririmbirwe, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire munsi no mwijuru. Nshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, ari nayo operating system dukoreramo nkuko nkunda kubivuga, abari mu Rwanda n'abari muri diaspora. Gahunda ni Catholic Church Entertainment. Catholique irimo ibintu byinshi, ntabwo ari evanjiri gusa no gutagatifuza, harimo n'uburezi nkuko no mu nshingano za bihaye Imana birimo. Bihaye Imana bagira ibigo by'amashuri, bagira ibintu byinshi bitanga services z'uburezi. Ubu none haturi Ishyorongi muri Stella Matutina, ahabereye graduation y'abanyeshuri umwaka 24-25. Siko bimeze doye? Yego niko bimeze. Ubu rero ngiye kuganira na doyene atangire abibwira yanabasuhuza. Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Niyonkunda Kagaba Gift, nsoje mu mwaka wa senior 6 MCE, akaba ari nge mukobwa uhagarariye abandi mu zindi ndimi head girl. Murakoze. Urakoze doye, uri doyene nicyo bivuze ubwo ngubwo uhagarariye abandi. Ariko mu ijambo wavuze ndaza no kumentioninga mu kanya, wavuze mu ijambo ryo wavuze tukiri mu misa cyane no mu birori byabanje, wavuze uti ni nge mukobwa uhagarariye abandi bakobwa beza. Bisobanuye iki? Bivuze ko abakobwa beza ni mu bice byinshi, harimo indangagaciro ariko cyane cyane uburere ndetse n'umuco. Ubwo rero turi beza haba ku mubiri ndetse no mu imbere. Wow, ako kantu ni keza. Hari n'ukuntu na padiri yabikomoje aravuga ati iyo ngo ufite abakobwa, abana b'abakobwa beza, wizera kuzagira n'ingo nziza mu gihugu cyawe. Cyane rwose. Ubwo ni nk'ibyo yavuze yashimangiye. Yego. Wow. Doye, kuri wowe kuba wagraduatinze ukaba wakoze ikizami cya leta bivuze iki mu buzima bwawe? Kuba habayeho graduation ni ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, kuko buriya buri mubyeyi wese yishimira ko umunyeshuri cyangwa se umwana we yagera kure hashoboka. Ni intambwe ikomeye rero kuri njyewe, cyane ko ari ibintu nari maze imyaka myinshi ntegereje kubona nanjye narangiza icyiciro kimwe nkajya mu kindi kandi natsinze neza. Rero iyi graduation ni igisobanuro gikomeye ku buzima bwanjye ko hari intambwe imwe ndangije, ariko nanone ntirengagije ko hari izindi ziri imbere ngiye gutangira. Yego. Doye, wadusogonyeza kuri izo ntambwe zikurikiyeho, kuko hari abarangiza bakavuga bati njyewe yo ndangije segonde niyo wagira ute se nakongera gukomeza, nako batera izindi ntambwe, ati intambwe ikurikiyeho ni umugabo, abandi ati yenda no kumubikira, abandi no kujya muri kaminuza. Wowe dusogonyeze kuri izo ntambwe zikurikiyeho. Intambwe zikurikiyeho nshatse kuvuga no gukomeza amasomo. Amasomo yacu ntago abarangiriye ahangaha. Iyi ni secondaire turangije, gusa turakomeje université, masters ndetse na PhD, kugira ngo igihugu cyacu tuzagikorere nk'abana bacu. Wow. Barumuna bacu rero nabo bakaboneraho isomo
yo gukomeza gukora cyane kugira ngo bagendere mu ntambwe nk'izo tugenderamo. Yego. Doye hano mwiga mu kigo cy'abakobwa gusa cy'ababikira, hari amakuru tuya twumva hanze ugasanga akenshi abaranje akavuga ati bari barambujije kubana n'abahungu none ubwo ngubwo ngiye kwisanzura, ugasanga bamwe bari kubatera inda abandi nyine bari kugwa mu bintu bitari seriye. Yego. Ngiye hari amakuru mfite afatika. Abo bantu wababwira iki? Ni bagenzi bawe nabo bize mu kigo cy'abakobwa gusa? Yego. Wababwira iki? Bagenzi banjye rero batekereza ko iyo basoje aba ari wo mwanya wo kujya mu bindi bitandukanye bitabahesheje agaciro, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo ni wo mwanya wo gushaka uburyo wowe ubwawe wakihesha ishema ndetse n'ababyeyi bawe hamwe n'igihugu muri rusange. Wow, igihugu urakivuze ndabikunze byatari niyo ngo byiduhetse. Yego. Ariko naningiye kukubaza kandi karimo n'igihugu, ariko reka yenda igihugu wakivuze wagishimiye. Abapenitante, ababikira b'abapenitante, ni iki wavuga kuri uno munsi wa graduatinze uvuga ku bapenitante? Penitante ndabashimira. Enguza abagitifu wa Nyamata niko bavuze hari. Yego. Ababikira penitante ndabashimira cyane. Hanjye ubwanjye maze imyaka hafi 6 muri kino kigo nderwa nabo. Ukomeze siko naje meze. Bivuze ko bafite uruhare runini ku buzima bwanjye. Waje umeze ute none umeze? Naje ubwo ndabivuga muri sanse y'ubuhamya, naje yego physically nanutse. Wow. Ubwo naragaburiwe ndashishe. Wow. Naje ndi umwana ariko ubuntekereza ko hari ibitekerezo maze kugira by'umuntu mukuru. Bivuze ko rero abapenitante baduhaye uburere ndetse n'umuco hamwe n'ubumenyi, kuko twakuye ubumenyi kandi na diplome zizaza. Yego. Wow. Doye urakoze cyane. Ni iki wabwira abadukurikiye abakurikiye mi Pro Media mu beyond ibyo nakubajije tugana ku musozo? Abadukurikiye rero harimo bagenzi banjye b'abanyeshuri, ndabifuriza intsinzi mu mwaka utaha ubwo batararangiza, ndetse n'abarangije ndabifuriza nyine gukomeza mu buzima bwiza. Hanyuma n'abakunzi ba Emi Pro mwese ndabifuriza amahirwe masa mu buzima bwanyu. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Muri context yo kwigisha na mukanya mbabwiye ko twasuye ishuri Stella Matutina ry'ababikira b'abapenitante riherereye Ishyorongi. Rero habereye graduation ni kuvuga hari abanyeshuri barangije secondaire. Ngiye kuganira none n'umurezi uhagarariye abandi. Umurezi uri smart, reka muhe umwanya adusuhuze anatwibwire ubundi ikiganiro kiragenda neza cyane. Murakoze cyane. Turabashimiye ko twifatanyije mu birori byacu twageze uyu munsi. Ari birori byo twizihiza ko abana basoje ishuri hano muri Stella Matutina, ariyo graduation. Nge nitwa Byishimo Blaise, nkaba ndi doye w'abarimu, nkaba nigisha indimi Igifaransa n'Icyongereza. Murakoze. Turakwishimiye Blaise, doye w'abarimu. Mbere y'uko yenda tujya in deep, banza umbwire ku nshingano za mwarimu, inshingano z'umurezi kugeza ndi kubona abanyeshuri banyu ba graduatinze ukuntu bishimye n'ukuntu abantu babyitabira ababyeyi babo. Ubundi inshingano z'umurezi ni izi? Murakoze cyane. Inshingano z'umurezi urebye ntiwazivuga ngo uzirangize, ni nyinshi ariko tugendeye ku nshingano z'ingenzi, ya mbere hari ukwigisha. Iyo tuvuze kwigisha ntabwo ari amasomo gusa, hari ukwigisha umwana ubereye igihugu na Kiliziya Gatolika. Kuko hano twabivuze ni ishuri ry'abihaye Imana. Mu byo twigisha uburere, ariko tuba tugomba kurema n'umwana uteye imbere mu bijyanye na Roho Mutagatifu. Rero mwarimu arigisha, ariko umwarimu hano iwacu ntabwo ari aho ngaho bigarukira. Umwarimu arigisha ariko agafasha abana gukura mu zindi aspects z'ubuzima zose. Hari psychological, hari physical, hari mental. Umwana agomba gukura mu byiciro byose. Ushobora gukuza kimwe ikindi kikagwingira. Niyo mpamvu rero usanga umwarimu hano birenze kwigisha,
dufite abarimu baba bafasha abana mu bijyanye n'iyobokamana bahora ahangaha buri munsi na nyuma y'akazi usanga umwarimu arimo kubafasha muri korale, undi arimo kubafasha mu bindi bitandukanye, abandi bari muri siporo, abandi bari mu bijyanye no kubafasha kuko dukeneye kuba mu kirere cyiza gihumeka neza, dukeneye umwuka mwiza. Hari abarimu rero bafasha abana mu bijyanye na environnement, hari abarimu bafasha abana mu bijyanye na sport, hari abana bafashe abana mu bijyanye n'ubushakashatsi kuko ni ishuri rya science. Usanga hari abarimu mu buzima bwa buri munsi bari kumwe nabo babafasha mu buvumbuzi n'ubushakashatsi kugira ngo bagure intekerezo z'abana. Rero muri make ngiye kuvuga ngo inshingano za mwarimu ziragoye kuba wazivuga zose ngo uvuge ngo ni A B C D E. Ni nyinshi kuko biterwa n'igihari n'igikenewe. Kuko hari ababafasha muri discipline, hari abafasha mu muco ye. Kuko mwabibonye abana bagiye babyina. Umwana hano tuba tugira ngo umwana ashobora kurangiza ishuri muri MCB, mate, chimie na biology. Ariko ugasanga hanze abeshejweho n'iki na sport. Cyangwa abeshejweho n'iki n'umuco. Hari abana babyina neza ku rwego rushobora kumubeshaho. Uyu munsi ntabwo umwana abeshwaho n'ibi ngibi tubona gusa. Namwe uko muri aha ngaha imbere yacu mwarize. Ariko kuba mwarize simpamya ko bijyanye na kombinezo ibi murimo gukora bijyanye na kombinezo mwize. Ariko ni bwa bwenge, ni bwa bushakashatsi, hari ibyo twita brainstorming. Umwana akura n'ibindi bintu aba afite muri we. Rero numva inshingano za mwarimu zijyana na buri munsi. Buri munsi uko uvutse uremera mwarimu inshingano nshya. Ariko bigasaba nuko na mwarimu aba afite ubushake mu kwitanga. Kuko ndi mwarimu uvuga ngo ndigisha ntegereze agashimwe kanjye k'ukwezi nakabona ntanategereje ntanakoze ibyo bindi birengaho. Rero niyo mpamvu hano twe dufite umuco y'uko umwarimu ni umubyeyi, aho umubyeyi atari umwarimu aba ahari. Teacher urakoze cyane. Noneho kurerera mu ishuri ry'ababishyira b'abapenitante bitandukaniye, ndi kuvuga ku nshingano z'umurezi umbwiye nziza cyane, bitandukaniye no kurerera ahatari mu ishuri ry'ababikira b'abapenitante. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Hari abakoro gato kugira ngo bitaza aho ngaho. Hari abajya baseka bakabatse ni gute hano uko tubona harimo abagabo. Twebwe kurerera hano mu ishuri ryacu nabivuze mu nshingano dufite za buri munsi. Ntabwo uzumva muri cases of indiscipline zigaragara hanze aha ngaha ngo ube wabyumva hano. Byaba bitangaje. Umwana ava aha ngaha afite indangagaciro igihugu cyifuza. Hano amasomo turi imbere. Mu karere kacu ntawe uduhiga. Ku rwego rw'igihugu urebye n'urutonde rw'ibigo byakurikiranye turi ahantu heza cyane, haba muri sciences no muri ordinary level. Ariko ibirenze kuri ibyo ababyeyi benshi bifuza kurera hano kuko hari indangagaciro z'umwana w'umukobwa ubereye u Rwanda. Nicyo cyambere hakura. Akaba ari umwana ubereye Kiliziya Gatolika ndetse yewe n'indi myemerere yose nyobokamana. Umwana wa hano aba akuze mu byiciro byose by'ubuzima. Icyo nicyo cyambere umwana navuga arusha undi muntu utagiriye amahirwe yo kwiga hano. Nicyo kintu nshobora kuvuga gikomeye cyane. Ikindi umwana hano impano ye yose afite iragaragara. Dufite abana baba baragiye babona ibihembo mu ma debates tukaba ba mbere ku rwego rw'igihugu, mu bijyanye n'ama projects umwana akaba wa mbere ku rwego rw'akarere, intara, mu mikino hose bakaza ari imbere, yewe no muri dance traditionnelle nkuko nabivugaga. Uwo mwana rero ubu mufashe kwagura intekerezo ze. Ahandi rero hari aho agenda akiga gusa, akiga ayo masomo yewe benshi batanashobora, usanga agoranye. Ariko uwa hano ibyo ngibyo arabishobora akarenzaho n'izindi skills z'ubuzima zizamufasha kubaho. Murakoze. Urakoze kudukundisha rino shuri, nanjye narikunze. Nimbyara umukobwa nzamuzana. Ahubwo witegereza kubyara utinze muzane vuba hakiri kare. Reka kure vuba. Reka kure vuba mpitemo. Natwe turababyeyi, usibye ko ndi mwarimu ndi umubyeyi, mfite abana b'abahungu n'abakobwa. Nta handi hantu nakwifuriza umwana wanjye kwiga harenza. Muri iki gihugu nta shuri rirera umwana w'umukobwa nakwifuza kujyanamo umwana birenza aha ngaha nigishiriza. None Teacher kuba uno munsi dufite abanyeshuri bangana kuriya ntibuke umubare, ariko wowe uzi ba graduatinze basoje kandi ubona ko nyine bari proud y'icyiciro bagezeho, wagizemo uruhare, bivuze iki kuri wowe mu buzima bwawe? Mu by'ukuri birashimishije kubona umwana wareze guhera mu wa mbere. Abenshi muri bari abana ba graduatinze uyu munsi twatangiranye nabo mu wa mbere
mu wa mbere benshi cyane Bakagera mu wa gatandatu umwaka barenga umwe kimwe cya kabiri korona iraza ibindi bizazana ariko umwana akavuga ati ndagaruka aha abenshi n'ubundi usanga basaba kugaruka hano nuko baba bahabonye ibyiza byinshi rero nkatwe ku barezi nicyo twishimira urera umwana ukura ntabwo ari wa mwana uba wagwingiye ava ku kigero kimwe ajya ku kindi uhereye kuri uyu nguyu uvuye ahangaha watangaga ikiganiro nawe ibaza umwana doyenne yatangiye hano mu wa mbere kugeza uyu munsi ndakeka n'abari umunabe usanga hano umwana harangira n'ababyara be n'abari umunabe kubera iki yahaboneye ibihe byiza twebwe ku ruhare rwacu twakwifuza ko umwana turera akura ntabwo umurezi yifuza ko umwana yaguma ahantu hamwe ni nk'umubyeyi uwo ari we wese wifuza ko umwana agenda akura ukagenda ubona agira success mu buzima murakoze Teacher tugana ku musozo abana bagiye muri vacances nigeze numva mu ijambo ryawe wavuze kare tukiri mu birori uvuga ko hari indi shuri bagiye gutangira kandi n'ubundi hari iryo basoja bisobanuye iki mu cyongereza baravuga ngo this is the end of the beginning ni ukuvuga ngo basoje icyiciro kimwe batangiye ikindi rero umwana biramusaba kutarangara ngiye nabashishikariza ko bakoresha amahirwe bafite uyu munsi niba ukunda siporo ukajya ahandi hantu ugakomeza ugakora ama professional courses niba uri umuntu w'umuscientifique ukomeza ubushakashatsi kuko mu gihe gito amanota zabasohotse nta mwanya bafite wo kuruhuka ngiye nabashishikariza kuba batyaza ubumenyi muri ya mpano umwana afite ya taranto buri mwana afite abona umwanya kari karuhuko dufite akabyaza umusaruro ahubwo akora ubushakashatsi kugira ngo none najya mu ishuri azagenda atyaye kurushaho ku bijyanye na discipline teacher ngiye mfite amakuru yuko abanyeshuri bize mu bigo by'abakobwa gusa cyangwa babikira hari ukuntu bagera hanze abantu bakabashuka ugasanga bamwe bari kubatera inda abandi bari kugira gute bo wababwira iki bitazababaho ukuntu mwabashimye n'ukuntu nanjye nabonye ari abana biza babahanga ibyo bintu bitazabaho ayo mahano nyine tazabaho yego murakoze baravuga ati nta mwiza wuzinenge ubusanga bari mu isi y'abantu bisanzwe isi turimo uretse n'uwize mu babikira n'uwize ahandi hose ntiyaburamo umwe cyangwa babiri bashobora gutana ariko icyo nizera cyo nuko abana ba hano ntiturabona ayo makuru ntayo turabona y'abana bagera hanze ngo nabize mu isimirani ngo bibabaho ariko twebwe ni ibya bindi bavunika hale bishoboka gake ariko nyine twabagira inama isi bagiyemo irimo ibishuko byinshi abaguhendesha cyangwa se bagushukisha izo opportunities ziri hanze aha bagushukisha gukira vuba ariko umugambi uri inyuma akenshi ntabwo ari mwiza nabagira inama yuko igihe cyose yabonye amahirwe nubwo twayita amahirwe cyangwa bishobora gukura n'ibyago ni ukugira abavandimwe n'abajyanama cyane cyane ababyeyi n'abarezi ndetse n'ahangaha ntabwo tube tuvuze ngo turekuye umwana ngo aragiye aba ari wa mwana dukomeza gukurikirana iyo akeneye nka masero akambwira ati hari amahirwe mbona dushobora gufatikanya tukanariza tukareba koko niba ari amahirwe cyangwa se ari ibimuganisha habi numva rero umwana ntabwo akura nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi aba agifite kuba yakurikiranwa murakoze cyane Teacher niki ntakubajije wumva wabwira abadukurikiye bakurikiye Mi Pro Media tugana kudusoza ari igihe ishuri riba riri ahantu abantu batarizi ishuri ryacu rero nanjye ubwanjye mpaza sinari mpazi mpamaze imyaka 6 wa muntu wewe utazi Stella Matutina si ishuri ryigenga wenda ngo rirashaka abana ngo baze turashaka kwamamaza oya ariko uzakora urugendo uhagere uzabona ibyiza byinshi mu buryo uzifuza kurera mu ishuri rimeze nk'iri ryacu nakwifuza ko amashuri yose yaba ameze nk'uku nguku twagira uburezi bwiza bufatika burema umwana uzahangana n'ibibazo byose akanabishakira n'ibisubizo Teacher murakoze cyane ubu twasuye ishuri Stella Matutina Ishyorongi ahabereye graduation y'abanyeshuri ishuri ry'ababikira b'abapenitante twagiye dukorana ibiganiro n'abantu batandukanye twavuganye n'abanyeshuri ndetse n'abarimu ubu rero tugiye kuganira n'umubyeyi uharerera tumuhe umwanya adusuhuze anatwibwire murakoze nitwa Barikane Eugene ndi umubyeyi warereye ahangaha hashize imyaka 10 nderera ahangaha umwana wa mbere yararangije n'uwa kabiri ararangije mbese ndi umubyeyi wabaye hano wabaye umujyanama wa komite wabaye muri komite nk'umujyanama
muri uru rugo rwacu. Yego, ariko ubwo mu bijyanye n'ubuzima busanzwe n'akazi ntabwo mutwibwiye, kandi nzi ko mufite n'indi titre n'izindi nshingano zindi. Byaba byiza mubibwiye n'abadukurikiye kuri Emi Promide. Titre zo tugiye kuzivuga byatwara umunsi wose, kuko urumva njye nakoreye leta kuva mu 1994, urumva imyaka 31 ngiye kuvuga ibyo nakoze, ntabwo byatwara undi mwanya, kandi ikiganiro ari uburezi n'ubuzima bw'uru rugo, ariko nabaye umuyobozi kuva iyo myaka yose, ubwo ni imyaka 30. Nifuzaga iyo titre nyine, icyo kintu mwitwaga mu buyobozi nicyo nifuzaga. Ari byinshi se, nabaye umuyobozi, urumva nabaye umuyobozi kuva muri 1994 ndi umuyobozi. Imirimo yarahindutse, mbere y'umudepite maze imyanda ebyiri zose, urumva nagize nakoze imirimo myinshi cyane, urumva imyaka 30. Uyu rata urumva hafi namwe harimo bamwe bari bataravuka. Urumva rero ugiye kuvuga icyo umuntu imirimo nakoze byatwara umwanya munini cyane, ariko igikomeye cyane nuko nakoreraga igihugu, nkorera leta yacu. Urumva rero ni byinshi, niyo mpamvu rero nk'umurezi, nk'umubyeyi, ahangaha hari mu rugo. Yego, murakoze cyane honorable kutwibwira. Turakwakiriye kuri Emi Pro Media, kandi muri Catholic Church kino ni ikinyamakuru gikora ibintu bijyanye na kiliziya. Turi hano kubera muri context ya education, ko kiliziya mu nshingano zayo harimo n'uburezi. Icyo nababaza, kurerera hano mu kigo cy'abihaye Imana, ndetse tubihuje n'uno munsi wa graduation, nyine icyo bivuze mu buzima, atari ku bwawe gusa, ahubwo ubuzima bw'igihugu n'ubwa kiliziya. Mbere ngende nk'umukristu, wemera Imana, umukristu ukunda kiliziya. Yego, ukunda kiliziya cyane, ari nayo mpamvu kuza kurerera mu rugo nk'uru bijyanye n'imyemerere yanjye, kuko nakuriye muri kiliziya, nderwa na kiliziya, n'abana banjye rero bose barererwa muri kiliziya, kuko bose mfite abana 6. Abo bana 6 bose batangiriye mu mashuri y'ababikira. Abahungu nuko, ndetse n'umuhungu umwe arangije mu seminari. Urumva ko ndi umwana wa kiliziya, nkunda kiliziya, ni nayo mpamvu n'abana banjye bose bagomba kurererwa muri kiliziya, mu rugo nk'uru nguru rw'abihaye Imana. Urumva rero icyo bivuze, kiliziya ni umuryango. Iyo tuvuga kiliziya, iyo tuvuga uburere muri kiliziya, ni uburere buba butegura umuntu kuba umuntu uzagirira akamaro kiliziya, uzagirira akamaro igihugu, uzagirira akamaro umuryango. Kuza kurerera ahangaha rero, ubu gutegura umwana uzagirira akamaro yaba igihugu, yaba kiliziya, yaba n'umuryango. Kuko kiliziya, iyo tuvuze kiliziya umuryango w'abemera. None iyo tuvuga kiliziya gatolika, kiliziya gatolika mu mateka yayo iteka irarira, irangwa n'uburezi, gutegura umuntu uzagira akamaro isi. Murumva ko nanjye narerewe muri kiliziya, kuba narashoboye rero kuba muri iyo mirimo yose, uburere nakuye muri kiliziya. Ahangaha rero ni uburere butegura umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa, umwihariko waha ntabwo babaho ubumenyi gusa, babatoza kumenya Imana, bakanabatoza kuzaba ingirakamaro z'igihugu, kuzaba umukobwa muzima, kuzaba umugore muzima. Ahangaha rero ni uburere bwuzuye, ari nayo mpamvu uzasanga mu nyigisho babona ahangaha, si inyigisho gusa z'amanota, ariko hari n'inyigisho z'ubuzima. Urumva rero nk'umuntu umaze imyaka 10 hano, ibyiza byo kurerera ahangaha ndabizi. Abana b'abakobwa barerewe ahangaha uzabasanga ari abakobwa b'ingirakamaro,
abana b'abakobwa babonye bakuye uburere hangaha babona mu buzima busanzwe ari abana bafite uburere bwiza, dore ko hangaha baba baratojwe umwana w'umukobwa kumutoza kuzaba ingirakamaro mu buryo bwuzuye, mu buryo bwose. Ikindi nuko urumva n'urugo rw'abihaye Imana, ubundi abihaye Imana baba bagomba kuyoborwa n'ivanjiri, baba bagomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Urumva nabo mu kurera kwabo baba bagomba gutoza abantu kumenya Imana. Akenshi nk'ababyeyi iyo twohereza abana hangaha, uretse ubumenyi tuba tunifuza yuko abana bamenya Imana, kuko buriya umuntu wamenye Imana abazabaho neza ku isi, kuko abazakura yirinda ikibi, ashaka iteka gukora icyiza, kuko ivanjiri nicyo idutoza kuba abantu bazima, cyane cyane ko iyo witoza kuba umuntu muzima ukora ibyiza kandi unateganya yuko uzabaho ubuziraherezo, uzabaho neza ubuziraherezo, ubugingo buhoraho iteka. Urumva hangaha rero si uburere gusa bwo kwiga matematike na shimi na biology n'iki, wanabyiga n'ahandi barabyigisha, ariko umwihariko hangaha ni ukuvuga ngo gutoza umwana w'umukobwa gukura amenya Imana, atinya Imana, atinya gukora ikibi, arerwa gukora ibyiza. Hano hakaba rero n'igitsure, hagiye haba n'igitsure hangaha muri uru rugo, igitsure kigikangara, kibibutsa kwirinda ikibi, igitsure kibibutsa discipline, gukura bakunda Imana. Nacyo akenshi nk'abakunda amashuri y'abihaye Imana, akenshi icyo tuba dushaka kurusha n'ikindi tugira ngo abana bakure bakunda Imana, bamenya Imana, bakunda ivanjiri, bakunda ijambo ry'Imana, kuko iryo jambo ry'Imana riba rizabaherekeza mu buzima bwabo bwose, bagakura ari abagore bazima cyangwa se ari ababikira bazima, kuko ahangaha iyo umukobwa yaje ahangaha wumva uba umwifuriza ibintu bibiri: kuzaba umugore muzima cyangwa se kuzaba umubikira nawe muzima, kuko buriya ababikira bose ntabwo ari bazima, kuko ni abantu, buriya baturuka mu muryango w'abantu, ariko ni nayo mpamvu buriya tujya abantu baba basabwa iteka guhora tunabasabira, kuko kwiyemeza kuba umubikira ni ubwitange bukomeye. Kuba umubikira mwiza ni ibindi, aba agomba kubifashwamo na Roho Mutagatifu, kubifashwaho n'Imana kugira ngo abazashobora gusoza neza inshingano ze. Urumva rero ahangaha umuntu yohereza umwana ahangaha umugira ngo azavemo umugore muzima, cyangwa azavemo ingirakamaro y'igihugu, kuko niba ari ikintu gikomeye cyane, ni umuntu ukura atinya Imana, ni umuntu ukura akunda Imana, kuko icyo gihe hari iby'isi ntabwo bizamutwara cyane. Kumutwara byo igihe ucyambaye umubiri w'isi biragutwara, ariko ntibigutwara cyane. Ubu ufite rutangira, icyo bita rutangira iteka, kandi Roho Mutagatifu agahora iteka, kuko baba baragutoje kumenya kugendana na Roho Mutagatifu, kuko Roho Mutagatifu arakwibutsa, aragukangura, akugira inama. Icyo tuba dushaka rero cyane ahangaha ni uwo mukobwa wuzuye, ukagira amahirwe rero ukahasanga ababikira barera neza, ukahasanga abarezi n'abarimu nabo bari muri uwo murongo, bityo tukishimira umusaruro wagiye uba ahangaha. Ni nayo mpamvu umukobwa wanjye wa mbere yararangije, bari muri kaminuza, n'uwa kabiri araza, nawe araza. Iyo haza kuba atari ahantu hasobanutse, ntabwo umukobwa wanjye wa kabiri ari ugomba kuza ahangaha. Honorable, tugana ku musozo, turi mu isi yahindutse, isi iri digitale ya social media, irimo ibintu birangaza bano bakobwa batamenyereye hano, kandi bagiye kubyinjiramo mbere yuko bakomeza muri kaminuza. Bababwiye ko barangije nda segondari, ariko ntago amashuri arangiye. Nihe nama wabagira nk'umuntu w'umubyeyi warereye hano inshuro ebyiri, yenda uzanakomeza kuhareba? Buriya inama ikomeye iruta izindi, hano batojwe gusenga, ni ugukomeza basenga,
buriya isi iragukurura iyo udafite rutangira, iyo udafite kuyoborwa na Roho Mutagatifu, iyo udafite gutinya Imana, isi iragutwara. Icyo umuntu yabageraho inama abakobwa rero ni ugukomeza gusenga, bakabana n'Imana, bagakura babana n'Imana. Niyo nama iruta izindi, senga ubutitsa. Abana rero iyo bafite uwo muco wo gusenga, hano barasenga, ngira ngo no mu magambo yavuzwe byagaragaye yuko abana ahangaha baba mu byiciro binyuranye by'amasengesho. Uwo muco wo gusenga nibawukomeze, nta kindi gishobora kubaramira muri iyi si ya rurema. Ntabwo ari inshuti zabo, ntabwo ari ubumenyi bazakura mu bitabo, ni Imana yonyine yo mu ijuru igomba kubaherekeza. Ni nacyo mbifuriza nk'umubyeyi n'umugisha mbasabira, kugira ngo bazahorane n'Imana, ibafata akaboko, Kristo abafata akaboko, ntazabarekure, iteka ugahora uteka akaboko kawe gafashwe na Kristo. Niwo murage mwiza, umwana wamenye Imana usenga, twese tubona ko nibyo pfundo, niyo nkingi ikomeye cyane igufata ikagukomeza, bityo ukabuzi yuko iyi si ushobora ukazayibamo kandi ufite n'icyizere yuko n'ubugingo buhora witeka. Kuko umuntu abaho igihe gito kuri iyi si, ariko hari ubuzima burambye, ubuzima bundi. Urumva rero uyu mwana atojwe gusenga akiri muto, nk'aba bakobwa ubona baratojwe gusenga, abenshi ubona bakunda no gusenga. Iyo bagiye hanze rero ntibakomeze uwo muco, ntibakomeze uwo murongo, bahura n'akaga. Bahura n'akaga cyane cyane ko bamenyereye ahangaha, ntabwo bamenyereye ibyo hanze. Ntabwo bamenyereye ibyo hanze, noneho iyo babigiyemo kandi bakiri bato, bagakururwa n'ibyo hanze, rutangira iba nkeya. Ariko iyo bakunze gusenga, bagakunda gusenga, bakaba mu miryango ya Action Katolika, bakayibamo, bakaba mu miryango remezo, bagakunda igitambo cy'Ukarisitiya, bagakunda gusenga, bagakunda kujya gukora pelerinage, bagakunda urugendo rutagatifu. Iyo bakomeje ubwo buzima, n'ibindi biraborohera, numva ariyo nama natanga nk'umubyeyi. Ariko ndetse n'ababyeyi n'abarezi ntibirangirira, ahubwo hakabaho no gukomeza. Njya mbona garuka urebe, wabibonye ko n'abakobwa bamwe bagarutse, bari mu mirimo, bakuze, bakagaruka mu rugo. Mbese hano hagahora iteka hari urugo, abantu bakumva ko ari mu rugo, urugo ruherekeza abana, ejo bakaba barangije, ejo bakaba bashyingi, barongowe, abantu bakajya kubatahira ubukwe, urugo rukajya kubahemba, n'abana babo bakazaza aha, bityo uwo murage ugakomeza utyo. Honorable, murakoze cyane ku nama mutugiriye no kudusangiza ibyishimo mwagize uno munsi, kandi ndifuza ko mwatwemerera ko n'ubutaha izi nama ndazikunze cyane. Hari n'ibindi bibazo byo muri iki gihe turimo bya affect urubyiruko ndetse n'abakristo, mvuze muri rusange, ariko no mu bakristo nzakoza muri context y'abakristo, ariko n'undi rubyiruko abenshi ni abakristo. Cyane namwe murabona ko namwe muracyari bato, noneho iri tangazamakuru ryanyu rifite umurongo w'abemera, kugira ngo namwe muzashobore guherekeza, nuko namwe mugomba kujya muri uwo murongo wo gusenga, mugasenga cyane, kuko buriya isi iyoborwa n'ibyo tutareba. Birasaba rero ko namwe musenga kugira ngo iri tangazamakuru ryanyu muzashobore kuriyobora, rigirira akamaro benshi, kuko buriya Bibiliya irimo byose, ijambo ry'Imana ririmo byose. Mugomba kuba murizi rero, mugomba kuba murizi, muricengera, kugira ngo iteka uko mukubisemo inkuru, mukubitemo ijambo ry'Imana riherekeza abato, ariko namwe mugaharanira
mugaharanira kuba abakristo nyabakristo kuko ni nacyo kibazo dufite ubu ingwizamurongo turi benshi usanga turi benshi turi ingwizamurongo ariko ni byiza yuko dutera intambwe ibyiza by'ubwami bw'ijuru tugatangira kubiryaho tukiri kuri isi hasigaye noneho tukazagira n'igihe tubona n'ibyiza by'ijuru ariko twarahereye kuri iby'isi kandi birahari biraryoshye kuba umukristo biraryoshye ntabwo rwose biraryoshye hasigaye Imana ibampera umugisha. Nshuti bakunze ba Pro Media, gahunda ni Catholic Church Entertainment muri Stella Matutina Ishyorongi ahabereye graduation. Tugiye kuganira n'umunyeshuri wakoze graduation atubwire uko ari kwiyumva ari gufiringa. Intambwe igiye gukurikiraho ni ubuzima bwo hanze butandukanye no kwiga ndi mu ishuri nk'iri ngiri. Ntabwo ufite hano wari ufite animatrice, wari ufite prefet de discipline, ufite n'abarimu bahora bagukanda ijisho, kandi numvise ko babwiye ko mugiye kwinjira muri indi shuri ritabamo abo ngabo ry'ubuzima. Ubwo uzabigenza ute mbere yo kujya muri kaminuza? Okay, uko nzabigenza kose ntabwo nahita nkubwira ngo nzabigenza nte, gusa ndize ntashidikanya ko uburere, umuco, ubumenyi mvuye ahangaha bizamfasha kugira ngo mbashe kubaho neza muri ubwo buzima bushya ngiye gutangira. Ni iyihe nama wagira abarumuna bawe basigaye inyuma ariko bari duheraho kugira ngo bazatere intambwe nk'iyo? Inama nagira abarumuna banjye, icya mbere ni ukwigana umwete kandi bagakunda ibyo bari kwiga. Hanyuma muri ibyo byose ntabwo wabigeraho utiyambaje ububasha bw'Imana. Imana yo ubwayo niyo yonyine ituyobora muri izi nzira zose tunyuramo. Ntabwo twese uko tuba twiga muri aya mashuri ko tuba turi abahanga cyane nk'uko babivuga, harimo n'abantu baba bari wiki, ariko byibura iyo wiki yabo hari aho bagera bo bakaba strong kurusha abo basanze. Niyo mpamvu niyo wasanga uri wiki utacika intege, kuko nubwo uri wiki mu bantu bari strong. Ni ukuvuga ngo nugera ahantu hari abandi bari wiki, uzaba uri strong cyane. Icyo nabagira nyine ni ukumva ko nta bidanje nta bwoba, ni ugukorana umwete kandi bakiga cyane kuko imibare yo yarahindutse rwose. Wow, ni igiki wavuga noneho yenda beyond ibyo nakubajije wumva nyine kiri ku mutima wabwira abadukurikiye? Ikintu kiri ku mutima wanjye cya mbere ni amashimwe. Ndashimira Imana kuko yabanye nanjye mu buzima bwanjye bwose bw'ishuri, cyane cyane ishuri rya segonderi. Ni amashuri yangoye ariko Imana yambaye hafi, ndayishimira. Ikindi nshimira, ndashimira abayobozi b'ibigo n'abanarizeho. Nagize umugisha wo kwiga mu mabikira gusa, nize College Marie Rwamagana, nzana ahangaha. Ubumenyi n'uburere bampaye byatumye mba umuntu wa nyawe kandi nifuzaga kubaho. Mpamya ko ariyo base nkuye muri segonderi njye kugera mu buzima bwo hanze. Yego. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Talenda, nkaba nigaga 6 MPC. Nyine nkaba nishimiye intsinzi nyine twagezeho. Bizamye ntabwo byari bigoye cyane, gusa nyine twarabikoze. Uyu munsi nyine twaba tutegereje turi benshi, nanjye ko bwanjye ndishimye cyane. So rero nakurajaga n'abandi nyine abanyeshuri, mubona ko bigoye cyane ariko igihe kirajya nyine bikarangira byose bigacamo. Murakoze. Ubu hagiye gukurikiraho iki? Ugiye kuba umubikira, ugiye gushaka umugabo cyangwa ugiye kujya muri kaminuza? Oya, nyine ikigiye gukurikira ni uko ngiye gutegereza amanota asohoke, nyine nzajye kwiga, nyine na applying njye kwiga hanze ndumva icyo cyane. Ko hagati yo kujya muri kaminuza no gusoza hano habamo ibintu bitari seriye. Bavuga ko hari irindi shuri rihari hano mwagiraga abanimatrice n'aba prefet de discipline n'aba maseri bose bahora babuza gusimbuka ikigo. Hariya ko nta muntu uzakubuza gusimbuka, ubwo nihaza nk'umuntu ashaka kuzabigenza. Urebye dufite twebwe ko kanse igihe gito ibintu byarahindutse, ko mu kwa 9 deja mu kwa 8 amanota zaba yasohotse. Mu kwa 8 ejo bundi muri kuri 10 nazinga hagati aho. So rero urumva ni igihe cyiza cyo kuba nitegura nduvuka, dore yuko tuba tuza nyine mu bintu bitoroshye. Ubundi amanota yose nkahita njya kwiga, cyo kintu nyine numva kuri njye kihutirwa nyine kushindi byose. We uri no kumwe na grand seri wawe w'umubikira azakomereza aho ababikira bari bagiye. Murakoze cyane. Ni iki cyumva wabwira abantu ntakubajije?
nagira mbabwire yuko nyine mwakoze kuza kudufatira ibirori byacu nyine ku gihe kandi nyine twaba twishimiye yuko nyine biri kunyura hirya no hino nshishikariza abana bashaka kuza kwiga Stella Matutina kuko Stella Matutina nyine ari imbyeyi ni nziza cyane nyine muzaze kwiga murakoze cyane urakoze